hari abantu tubona bagaragara imbere y'amatara ya kamera bagatwarwa n'amashyi y'ibihumbi, amazina yabo akamenyekana ku isi yose, ariko inyuma y'uwo muntu ukomeye akenshi haba hari undi muntu utajya ugaragara cyane, ari we utuma ibyo byose mubona bigaragara neza. Umuntu wamushyigikiye igihe yari akiri muto, umuntu wamubaye hafi mu bihe bikomeye, umuntu ukuba hafi aho abandi batari, umuntu rero wamufashije gukomeza kwizera inzozi ze mbere y'uko isi yose imenya izina rye. Kuri Lionel Messi, umwe mu bakinnyi bakomeye cyane mu mateka y'umupira w'amaguru hano ku isi, umwe mu bantu bamwitaho, umwe muri abo rero ni George Messi. Uwo nguwo akaba ari papa we. Uyu munsi isi y'umupira w'amaguru yakiriye inkuru ibabaje y'urupfu rwa George Messi, akaba ari se wa Lionel Messi wapfuye afite imyaka 68. Ariko se George Messi yari muntu ki? Ni uruhe ruhare yagize mu buzima bwa Lionel Messi? Ese kandi ni iki cyatumye umuntu ukomeye rero mu rugendo rw'umuhungu we kuva akiri muto muri Argentine kugeza ubwo yabaye umwe mu bakinnyi bazwi cyane ku isi? Iyi ni inkuru y'umubyeyi wari inyuma y'umuhungu we mu rugendo rurerure rugizwe n'ibigeragezo, ibyiringiro, amarira ndetse n'amateka. Nk'uko amakuru yatangajwe n'Inyarwanda kugeza ubu ngubu abivuga, amakuru kandi akaba akomeje kuvugwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye ku isi yose, George Messi yitabye Imana ku wa gatanu ku itariki 7 Kanama 2026 afite imyaka 68. Amakuru avuga ko yaramaze igihe arwaye ndetse akaba yaranavurirwaga mu bitaro byo mu mujyi wa Rosario yo muri Argentine. Rosario si umujyi usanzwe mu nkuru ya Lionel Messi kuko ni ahantu h'ingenzi cyane mu mateka y'uyu mukinnyi, kuko niho Lionel Messi yavukiye, niho yakuriye kandi niho yatangiye gukinira umupira w'amaguru, kandi niho urugendo rw'umwana waje guhinduka igihangange ku isi yose rwatangiriye. None se ubu ngubu yamaze kuva mu buzima bw'iyi si, none se ni iki si kwiriye kubimwibukiraho mu by'ukuri? Iyo umuntu yumvise izina George Messi ahita atekereza kuri Lionel Messi, ariko George Messi ntago yari se wa Messi gusa, ahubwo yari umuntu wamubaye hafi cyane mu rugendo rwe rwa ruhago. Yabaye umujyanama we, umufasha we mu bikorwa bitandukanye by'umwuga we, ndetse anagira uruhare mu biganiro by'amasezerano ndetse n'ibindi bibazo bijyanye n'umwuga wa Lionel Messi. Ariko byose byatangiye kera cyane, mbere y'uko Lionel Messi ari icyamamare. Byatangiye igihe Lionel Messi yari akiri umwana muto. Lionel Messi akiri muto yagaragaza impano idasanzwe mu mupira w'amaguru. Yakinaga umupira mu buryo bw'agatangaza kandi uburyo bwabashaga gushitura buri muntu wese akabona ko ari umwana ufite impano idasanzwe. Ariko ubuzima bwe bwo mu bwana ntabwo bwari bworoshye nk'uko abantu benshi bashoboraga kubitekereza. Messi yari afite ikibazo cy'imikurire byasabaga ko ahabwa imiti ya growth hormone. Icyo gihe umuryango we bagombaga guhangana n'iki kibazo cy'ubuvuzi ndetse n'ibisabwa kugira ngo uyu mwana akomeze kuvurwa. George Messi rero akaba ari wese wa Lionel Messi nigeze areka ngo icyo kibazo gihagarike inzozi z'umuhungu we. Yagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo Lionel Messi akomeze kuba yabona ubufasha yari akeneye muri ibyo bihe. Kandi muri icyo gihe Lionel Messi yakomeje gukina umupira w'amaguru. Yakiniraga ku ishuri ry'umupira rya Newell's Old Boys aho ni muri Argentine. Aho niho impano ye yakomeje gukurira, ariko kandi hari hasigaye ikibazo kimwe gikomeye gusa. Buri wese yibazaga ati, ese uyu mwana wari ufite impano idasanzwe yari kuzabona amahirwe yo gukomeza kuyibyaza umusaruro mu by'ukuri? Ubundi hari igihe amahirwe aza rimwe gusa mu buzima. Kuri Lionel Messi, rimwe muri ayo mahirwe ryaje ubwo FC Barcelona yatangiraga kumwerekana ko ishaka ko aza muri Espagne. Ariko nawe tekereza gato, uyu mwana ufite imyaka 13 gusa akaba agomba kuva muri Argentine iwabo, akaba agomba kujya ku mugabane w'i Burayi,
akaba agomba gutangira kandi ubuzima bushya mu gihugu atamenyereye. Yewe uyu ni umwanzuro wari ukomeye cyane, ariko kandi George Messi yajyanye n'umuhungu we muri Espagne. Messi yari agiye gutangira igice gishya cy'ubuzima, ariko se yari kumwe nawe n'ubundi. Kugira ngo Lionel Messi akomeze amahirwe ye muri Espagne, umuryango wa Messi wagombaga gufata ibyemezo bikomeye. Celia Ucitini akaba ari nyina wa Lionel Messi yagumye muri Rosario yita ku bandi bana bavindimwe na Messi, naho George Messi we ajyana na Lionel Messi. Ibi byerekana uburyo umuryango wa Lionel Messi wafataga uburemere inzozi z'uyu mwana. Ntabwo byari byoroshye, ariko kandi rimwe na rimwe kugira ngo inzozi zigerweho umuryango ugomba gufata imyanzuro isaba kwigomwa gukomeye cyane. Ikindi kandi urugendo rwa Lionel Messi rwatangiye guhinduka muri ako kanya. Mu gihe Lionel Messi yatangiraga kumenyekana ku isi, abantu benshi babonaga gusa umukinnyi uri mu kibuga. Babonaga ibitego, bakabona dribble, bakabona uburyo yahitaga abakinnyi, bakabona ibikombe. Ariko kandi nyuma y'ibyo byose hari ubuzima bw'undi muntu wakundaga kuguma kure y'amatara. Uwo ni George Messi. Ntabwo yakundaga kuba umuntu uhora mu itangazamakuru, ntiyashakaga ko izina rye rihora ku mpapuro z'amakuru, oya, ahubwo yakundaga kuguma inyuma y'umuhungu we Lionel Messi, André Pochettino. Ariko kandi ntabwo yagaragaraga, ariko nubwo atagaragaraga cyane, uruhare rwe rwari rufite agaciro gakomeye cyane. Uko imyaka yagendaga ishyira, Lionel Messi yarushijeho gukomera. Umwana wavuye i Rosario yahindutse umukinnyi ukomeye cyane muri Espagne, muri ekipe ya FC Barcelona, imwe mu makipe akomeye cyane ku isi kugeza na n'ubu ngubu. Yatsinze ibitego byinshi, yegukanye ibikombe, yanditse amateka, ariko izina Messi riza guhinduka rimwe mu mazina azwi cyane mu mupira w'amaguru kugeza na n'ubu. Mu by'ukuri rero George Messi yakomeje kuba hafi y'umuhungu, yamufashaga mu bintu bitandukanye by'umwuga, aribyo amasezerano yagiranaga n'andi baterankunga ndetse n'amakipe, ibiganiro ndetse n'imyanzuro y'umwuga n'ibindi bikorwa byose rero byari bifitanye isano n'umupira w'amaguru kuri Lionel Messi. Nubwo Messi yari amaze kuba icyamamare ku isi, hari ikintu kimwe abantu benshi bamwifuzagaho, icyo ngicyo ni igikombe cy'isi. Messi yakinnye imikino myinshi cyane ikomeye ari kumwe na ekipe ya Argentine, yageze kure mu marushanwa, ariko kandi imyaka myinshi yaranzwe n'ibibazo byo gutenguha. Hari igihe abantu batangiye kwibaza nimba Lionel Messi azarangiza umwuga we atarigeze yegukana igikombe cy'isi. Ariko ibintu byaje guhinduka mu mwaka wa 2022 ubwo ikipe ya Argentine rero yegukanye igikombe cy'isi. Lionel Messi yaje kuba rero amaze kugira inzozi zari zimaze imyaka myinshi zimuhiga, maze arazikabyaza impamo. Kandi mu bantu bafite ibyishimo bikomeye cyane kuri uwo mwanya harimo umuryango we muri icyo gihe. Umubyeyi we wari babonye urugendo rwe kuva akiri umwana, yari abonye umuhungu we ageze ku ntsinzi ikomeye cyane. Mu marushanwa akomeye cyane nk'igikombe cy'isi, George Messi yakunze kugaragaza agaragara rero ashyigikiye abafana, cyane bashyigikiye umuhungu we ndetse na ekipe ya Argentine. Iyo Lionel Messi yakinaga, umuryango we rero wabaga uri hafi cyane papa we. Ibyo byatumaga abafana babona ko nyuma y'uyu mukinnyi ukomeye hari umuryango wamubaye hafi cyane ndetse kuva kera. Ariko mu gikombe cy'isi cya 2026 ibintu byari bitandukanye cyane. Cya mbere, George Messi ntabwo yigeze agaragara nk'uko byari bisanzwe. Antonella Roccuzzo akaba ari umugore wa Lionel Messi, André Pochettino, ndetse n'abahungu bato ba Messi aribo Thiago, Matteo ndetse na Ciro, nabo ntabwo bigeze bagaragara baje gushyigikira Lionel Messi. Ibi byatumye abantu benshi batangira kwibaza ku buzima bwa George. Nk'uko amakuru yatangajwe abivuga, yari amaze igihe kinini ahanganye n'uburwayi butari bumworoheye. None ubu inkuru yaje kumenyekana ko
uyu mugabo rero se wa Messi yitabye Imana. George Messi yapfuye afite imyaka 68, ariko imyaka umuntu abaho ntabwo ariyo yonyine igena umurage asiga. George Messi asize amateka ahujwe mbere cyane n'umuntu umwe mu bakinnyi bakomeye cyane mu mateka y'umupira w'amaguru. Yewe apfuye yarabonye ibintu byinshi. Yabonye Lionel Messi akiri umwana, yamubonye afite inzozi, yamubonye ahura n'ibibazo, yamubonye muri Espagne, yamubonye akura aba icyamamare, yamubonye atsinda ibitego byinshi, yamubonye yegukana ibikombe, kandi yamubonye umuhungu we yegukana igikombe cy'isi. Yewe yabonye byiza byinshi. Iyo rero abantu bavuga Lionel Messi, benshi batekereza ku mpano ye, ariko impano yonyine ntihagije. Hari igihe umwana aba afite impano ariko ntihabwe amahirwe yo kwigaragaza. Hari igihe inzozi z'umwana zishobora guhagarikwa n'ibibazo by'ubuzima, amafaranga cyangwa n'ibindi bibazo by'ubuzima. Kuri Lionel Messi, umuryango wagize uruhare cyane mu kumufasha gukomeza urugendo rwe. George Messi yari umwe mu bantu bari hafi rero y'umwana we. Niyo mpamvu inkuru ye idakwiriye kurebwa gusa nk'inkuru y'umubyeyi w'icyamamare, ni inkuru y'umubyeyi wabaye hafi y'umwana igihe inzozi ze zari zitaraba impamo. Ubu noneho George Messi yaba asize iki? George Messi asize umuryango we, asize umugore we Celia Coutinho, akaba asize abana babo ariyo Lionel Messi, Rodrigo, Matias na Maria Sol. Ariko kandi asize n'abuzukuru. Ariko se inkuru asize izakomeza kuvuga igihe cyose abantu bazaba bavuga urugendo rwa Lionel Messi, kuko mbere yuko isi imenya Lionel Messi hari umwana muto wakiniraga umupira i Rosario, kandi uwo mwana yari afite umubyeyi wamubaga hafi. Rimwe na rimwe abantu bakomeye ntabwo ari abagaragara cyane. Hari abantu bakora byinshi ariko ntibashake amashyi, ntibigaragaze. Hari ababyeyi bahagarara inyuma y'abana babo bakabafasha gukomeza n'igihe inzira igoye. George Messi yari umwe muri abo bantu, ariko isi izakomeza kwibuka Lionel Messi kubera ko ibitego bye, ibikombe bye, ubuhanga bwe n'amateka yanditse mu mupira w'amaguru. Ariko nyuma y'ayo mateka yose hari indi nkuru y'umuryango, inkuru y'umwana wa muri Rosaria, inkuru y'umubyeyi wamukurikiranye, inkuru y'urugendo rwatangiriye mu nzozi no maze rukaza guhinduka urugendo rw'amateka, amateka akomeye cyane rero ku isi. George Messi ntabwo ariwe watsinze ibitego kuri stade, ahubwo nta nubwo ariwe wazamuye igikombe cy'isi, ariko kandi ni umwe rero mu bantu bari hafi y'umwana waje kubikora, ndavuga George Messi. Kandi nubwo rimwe na rimwe uwo ni umurimo ukomeye cyane umubyeyi ashobora gukora. George Messi yitabye Imana afite imyaka 68, ariko inkuru y'umusanzwe mu rugendo rwa Lionel Messi izakomeza kuba igice cy'amateka mu muryango wa Messi. Ku bakunzi ba ruhago, ni umwanya wo kwibuka ko nyuma y'icyamamare haba hari umuntu utuma ibintu byose bigenda neza. Umuryango we ndetse n'urugendo rwe rutagaragara muri buri wese. Turazirikana ko George Messi kandi kohereza umuryango we ubutumwa bw'ihumure muri ibi bihe bikomeye. Niba iyi nkuru yakoze ku mutima, kanda subscribe unakande notification bell kugira ngo usangize iyi nkuru abakunzi ba Lionel Messi n'umupira w'amaguru. Komeza udushyigikire ku zindi nkuru zikomeye, documentaire ndetse n'amakuru y'imikino, kuko inyuma ya buri mukinnyi ukomeye haba hari inkuru idasanzwe idakunze no kuvugwa. Kandi uyu munsi twavuze